nta muntu uzabintwara. Are we ibyo ko byikiza wowe uyibona gute rero iyi couple? Bona bazarambana pe. Narashatse usora ukuboko muri baza ya mama Festo ngo suhuze. Miki cyambere ni umuntu nyine afite umutima mugari. Ikindi ni umuntu uba udashaka gutakaza umuntu yamenye, ariko amutakaza bitewe n'uwo muntu. Christian mumubona gute mwabantu? Ukuntu nge mubona kuko ntabwo nzi ukuntu baba mubona. Mubona nk'umugabo uzi kurwana kandi agatsinda. Arwana n'ikize n'ubuzima ntabwo ajya atsindwa ntiwamukorana ku kintu icyo ari cyo cyose abarenze. Ni umuntu w'umugabo cyane. Protokole y'abagore. Abagore. None se ubundi Miki, kuki abagabo banyu bafatwa nk'inganzwa mu Rwanda? Nuko badukunda. Mubyaye mutabyaye. Kandi Miki yarabyaye, iyo ngingo ariko ntabwo mwayishyizemo. Iremo. Mu bukire mu Nese ubwiye abaruriya gusa. Hari ikibazo se? Ariko ngiye kubyara undi rata nimugire ikibazo. Wow. Neseri ibyo bintu byakira gute kuba umugabo wawe afite crush kandi anafite umuntu akunda? Shayibaza ko byakira neza ko afite urukundo akunda abantu benshi. Reka da. Nta n'ikintu bitwaye. Zashidukuritse ubwo nyine. Kandi zashiduka mugani ngo bigirangiriye mu marira niko ntuzavuze. Yaratubwiye ngo Marene nge narakubwiye ngo ujye utangaguza urukundo rwawe ku bandi bantu. Uba ubwire Linda. Reka tujye kuri iyo ngingo tugeze ku reka mbabwire. Yego ratamika. Uretse ndavuze uri kumva? Ndavuze hari ikintu abagore tugomba kumenya. Uri kumva ari? Ntago umugabo wawe uzamwemerera nge ndi kuvuga muri rusange biturutse ku bya Anita Pendo, ariko Anita Pendo n'umubyeyi twubaha ntiyanabijyamo. Yego. Ariko n'urugero. Yego. Abagore tugomba no kubyumva, ntago umugabo wawe uzamwemerera gusabana na buri gitsina gore cyose cya buri mugore wese ngo nuko ngo bavuze ngo hagenda imbwa. Oya, cunga ibintu byawe. Ninde wavuze ko hagenda imbwa? Oya, Christian warinda. Nyine ngo ntarari. Tarigira asaba abana narinda. Amukurikiye iki se ntararagiye? Nanone. Yavuze ko agira iryarinda gusa. Nicyo yavuze mu kiganiro. Ariko urakoma ku mugore wawe gute go? Rega hari ikintu mugomba kumenya. Umuntu wese utagira irari ntiyashaka yakunda umuhungu mu gihe. Kandi rega umugabo anasohotse ashaka kubigira irari yasohotse mu rugo rwawe. None ibintu muri kuvuga. Aga ubwo rero irarura rigira. Ararigira nyine. Iryanye ryasinziriye guhera. Oya arisinzira guhera ryahe naba narasubiye iwacu. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo. Yego rata. Muri Zaburi 125. Yego. Abiringi Uwiteka Imana musozi wa Siyoni. Gerayo papa. Utabashika kunyeganyeza. Aho worohamye iteka hepfo yaho. Komeza papa. Kuramura ngo ukurikira. Yego. Haranditse. Kuko imisozi gose Yerusalemu. Yego. Uwiteka gose abantu were none ukageza iteka byose. Agabiri uyiga ryari. Bivuze ngo rero rigira. Iryanye narihambye muri uyu mugore. Risinzirira guhwera. Irenge Christian. Agumubona uti. Aga hari umwijima yamvanyemo narindimo. Reka da. Mani uzi ubwira utabivuze ku mugore wawe. Umushyira mu mwijima. Uzi ko utabivuze ku mugore wawe. Bivuze ko twese turi abagabo buri afite impamvu mbivuze. Reka da. Umwijima aga yamwuyemo ndawuzi kandi Imana izabiguye mu gishabura. Ntuye mwijima. Nuwe nje narabuteje imwijima. Uzi uhaga kandi reka nkubwire. Nurire utubabarire. Hello. Nurire tuma Kristo tubabarire. Nurire. Yamara. Ibi bigabo. Oya. Dore ko ubundi yanyayo ni iyi ngiyi. None se ubundi Miki, kuki abagabo banyu bafatwa nk'inganzwa mu Rwanda? Nuko badukunda. Ngiye rero umugabo wanjye ntago ari inganzwa. Urumva kwereka ikimenyetso ko atari inganzwa. Ntabwo hano naje kwerekana ibimenyetso. Ariko ntago ari rumukije ata. Iri ugeze bishobora kuba bigoye Miki. Uri kumva rata ntago agari inganzwa nk'uko abantu babivuga. Nge nawe dufite kuntu twemeje gutwara ubuzima bwacu uko turi babiri. Bitamubangamira nanjye bitambangamira. Urumva ubu ngubu aka kanya hari abagiye gusinyura bari gukora divorce kandi wenda mwavuga ngo babanye neza. Rero twebwe uko tubanye nuko twabyiyemeje. Sibyo ra?
nk'uko amategeko ukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda mubyaye mutabyaye kandi Miki yarabyaye ibyo ngingo ariko ntabwo mwayishyizemo irimo mu bukire mu nese ubwo yaba ari uriya gusa hari ikibazo se ariko ngiye kubyara undi rata ntimugire ikibazo wow izo mpundu ni za Kristi izo mpundu ni za Kristi umugabo se icyo kintu bavuze ngo nta mugore uvuza impundu yambaye kariso ntago ari byo nabonye umusaza bisobanura ko atari byo na gatoya ahubwo umugabo avuza imana iyi mico ngiye kukubwira umukobwa wese yifite uko byagenda kose nta muhungu utamwifuza va kuri abandi bavuga ngo shanga abahungu ntibashima ngo twaranaryamanye ngarangije aragenda nusanga mwararyamanye n'umuhungu ufite ino mico akagusiga uzamenye ko uwo muhungu yari imbwa utuze utegereze uwanyawe ufite gahunda zaza kujyana umuco wa mbere buriya abahungu low key twikundira abakobwa bubaha umuhungu akunda umukobwa abwira ati nyamara uko kuntu wambara simbikunda umukobwa adakomplaininze ibyo bintu akabyihorera izo nshuti zawe sinzikunda ura nta muhungu ukugira inama cyangwa ngo akurinde nk'umuhungu ugukunda umuhungu ugukunda ashobora kukurinda kurenza ababyeyi bawe bakubyaye kuko turabizi ko dufite ababyeyi bajenjeka rimwe na rimwe n'umukobwa akajya umubwira ngo reka ibi bintu ngo no mu rugo ntibabimbuza umukobwa wubaha ubwira ngo wigenda nijoro wikwambara ukunuku wigendana n'aba bantu akabyumva umukobwa nta muhungu wamwanga icya kabiri umukobwa uzi kubaho mu buzima bungana n'ubushobozi bw'umutipe hari igihura n'umwana mugakundana yari uw'imihanda ugasanga ari afite Jacques umugurira wigi Karisa umugurira amavuta buri kantu wenda umugurira telefone umwapudetingira uko telefone cyashaze sosa ama iPhone cyangwa ama Samsung uhuye n'uwo mwana ruri mu ubwo buzima bwo kubaho afite ibintu byinshi cyane warangiza ukamubwira ati ugiye kubaho mu bushobozi mfite uzabaho gutya sinzabona 100 cyangwa 300 byo kugura wiga ariko nzaguha 20 byo kujya kwiproduisha no gushyiramo udusuko sinzabona imyenda y'igiciro ariko mfite yingiyi mfite aya gutya nyine umukobwa akemera kumanuka mu mapeti y'ubuzima yabagamo kugira ngo afitinge mu buzima bw'umusore akenshi uwo mutipe ntiyabona umukobwa umeze gutyo ngo amureke rimwe na rimwe hari igihe n'umwana aba ari uwo mu bakire atari ngombwa ngo abikura mu baniga ariko iyo umuhungu agize gutya akaguha impano uri umwana wo mu kibosi yarangiza akabona mwana urayakiriye uranayambaye iri na chip kurenza iby'iwanyu wagosha umutipe ntiyakureka icya gatatu umukobwa uri responsable umukobwa uzi wawe kugusura ebana ntabo mu gitanda gusa mana akamenya niba udushuka tutameze neza agasiga sashe agasiga yatetse yogeje ibyombi imyenda yapanze muri garderobe utuntu twose turi kurya ari wa mwana ugera iwawe abantu bese akabamenya ko uwo mwana yahageze kugira inama bahugurya byuka ujye mu kazi gutera courage wabikora n'iki uwo mwana nyine ubona yuko split yo kuba umugore ari split imwirukamo uwo mwana nta muhungu ushobora kumubona ngamwange sinzi umuntu wabwiye ngo mugomba kuba mufite akazi no iyo mico yifite nubwo waba uri umukene umeze gute aho waba uri hose umuhungu yahagusanga akagushaka ikindi umukobwa ujya muri relationship story zose z'abahungu bakundanye n'ibiki byose zikaba zirangiriye aho akibwiriza akababoroka si ngombwa ngo mbona agahungu kaguhamagara buri munsi ngo mvuge ngo ako gahungu kaguhamagara ni kandi izo story buri gihe zisobanuriye umuhungu z'ubuzima waciyemo n'aba ex wawe ko bakuryaga uko bangana umuhungu ashaka kwigira nkaho bitamutushije ariko izo story ugiye wavoiding ikintu cyose cyatuma umusore azikubazaho flex ya mbere y'umuniga mwana nukubazi neza yuko nta muntu n'umwe washyikira umukobwa we barakuriye bakubeshya urukundo baragenda nibyo ariko kubuzi neza yuko abo bakuriyeho nta yindi connection wongera kugirana nabo ukabakata ugahura n'umuhungu mukabambye abukana baboroka ntiwongeye no kubavugisha umukobwa ufite iyo mico uko yabasa kose nta muntu gutamukunda
niwisuzuma rero urasanga iyo mico utayifite wowe barya bakigendera usange ngo ibintu uzi ngo waminujemo ngo ni uburyo bakoramo imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ngo urayizi neza ngo utera iby'inyuma ngo uratandaraza mu bintu umugabo akenera ku mugore. Imibonano mpuzabitsina ishobora kubiza nko ku mwanya wa 30. Imibonano mpuzabitsina ari ijyana abagabo mu ngo bagashaka, twakwishakira indaya kuko nizo zizi kuyikora cyane, biranazitunze, zabyize superieur, zaba zarashize pe, zirabizi kuyitanga. Ariko wowe aho kugira ngo uhindure imico yawe mibi ngo uri kwiga udukoryo dushyashya two mu gitanda, wakiwerewerewe wahindutse. Iyo ni tipu mbahaye, reka ndabakunda, ni sinzi impamvu mutabyumva ngo barandya bakigendera. Urebye neza wasanga muri relationship icyo ushoboye gukora ari ugutanga imibonano mpuzabitsina, nta muco nta ki.